Abakurikiranye channel yacu yitwa Ryoherwa Family TV, mpageze. Amazina yanjye nitwa Ryoherwa cyangwa se Pastor Ryoherwa. Nkuko channel yacu mwagiye mubonaho topic zitandukanye, mukabonaho content zitandukanye mu buzima busanzwe, ukabona turakora filime mu buzima busanzwe, ariko ubu ngubu content yahindutse. Cyane kari wo muhamagaro sahizi dufite, cyangwa se hari ikimana duhamagarira. Ngira ngo murabizi neza ko Yesu atangiza itorero hano mwisi, cyangwa se n'Imana itangiza umuryango hano mwisi, hari impinduka. Imana yaremye umuntu ihasanga isanzure. Yesu aje gutangiza itorero ahasanga abantu ariko bafite ibyabahinduye. Aritanga ku musaraba, ngira ngo imikurire ye abenshi ntibajya bayiga, ntibajya bayikurikirana uko yabayeho kugeza mu myaka 33, ariko Yesu cyamuzanye kwari uguhindura ibyanze guhinduka mu bantu bitewe n'amarara atandukanye bagiye bagira, akabajyana mu byaha, ibyaha bikabahindura bikabagira babi. Bamara kuba babi, Imana irareba iti umwana w'umuntu niremeye ntabwo nakwemera ko aba mubi ngo bigere ubwo imureba isura ye ikabangamira ubuzima bw'Imana. Uko ni nako rero natwe ku content twagiye tugira, content ziri kuri channel yacu Ryoherwa Family TV, ntabwo tuzazitsiba, ahubwo zizaba ubuzima buzabigisha no mu gihe kizaza, kandi natwe bikatubera isomo. Hano rero tugiye gushyiraho content y'ijambo ry'Imana, cyane ko twamaze kumenya ko ibintu byose byubakiye ku ijambo ry'Imana, kandi ntago ari ku ijambo ry'Imana gusa, ahubwo ni no mu buzima bw'Imana. Shuti zanjye, Imana yaduhaye ubuzima, Imana yaduhaye imibereho, Imana yatwubakiye urukundo. Ni nacyo cyatumye izana umwana wayo uri mu buzima bw'Imana, mu bwami bwayo. Iremera imwohereza mu isi kugira ngo aze aduhindure, ahindure ya marari yacu yatujyanye mu byaha byari kuturimbuza, ahindure imitekerereze yari yaramaze gupfa. Yaraje ahindura ibintu byinshi, arangije akora n'ibitangaza. Ibyo bitangaza rero ni bya bindi tugendana buri munsi, cyagihe uri muri za business zawe ukabona ibintu byahindutse, cyagihe uba wararembejwe na ya mitekerereze ipfuye, ariko Yesu yahagera akagira ibintu byinshi ahindura. Kandi nanone hari utuntu tubamo bitewe n'ingaruka z'icyaha. Rimwe ugasanga umukobwa yagiye gukora buraya, abenshi bakamuciraho iteka bakavuga, ariko badafite imbaraga zamuhindura. Ariko icyo nkundira Yesu na yanda yarayisanga. Haleluya! Icyo nkundira Yesu, babajura arabasanga. Ngira ngo umujura uyu musohokanye mu nzu mwirukankana, yageze hanze akavuga ati Yesu ndengera. Yesu ni umunyembabazi, arengera uri guhigwa. Murakoze rero, muzakurikirana ibiganiro byacu, inshuti zacu, muzakore comment kugira ngo tubabonere topics zitandukanye, ariko twinjira mu buzima bw'Imana, n'Imana iduhindurira ubuzima. Icyo twifuze rero ni ibitangaza byinshi twagiye tubona Imana ikora na Yesu akora. Turavuga ngo tugiye kwibera muri ubwo buzima bubyibuhishe imfubyi, abapfakazi, b'abafiyemeri bari kurera abana bonyine, batawe nabo bababyaranye. Imana igiye hagati muri twe igumye kuduhindura ubuzima, tudevelopa cyangwa se twubaka. Natwe dufasha Imana guhindura, kubera ko natwe twahinduye imitekerereze. Hari igihe uhindura imitekerereze mibi ukinjira mu myiza, Imana ikiyunga nawe, mugafatanya kurema ubuzima. Haleluya! Mugafatanya kurema ubuzima bukaba ubuzima ku buryo n'abanyamahanga bahinduka, na babandi bari baranze guhinduka bagahindurwa n'imirimo Imana iri kugenda igukorera. Ngira ngo niyo ufite inshuti, Imana ikagukorera igitangaza ikabona ubuzima bwawe bwahindutse, tayari. Inshuti zanjye rero, reka mbagumishe mu buzima bw'Imana. Imana ibane natwe mu izina rya Yesu. Amen.